Mbapire nkuru y'umusore bita GIHOBOBO kuva kera GIHOBOBO yarangwaga no kunyara ku buriri GIHOBOBO yaciye ibintu GIHOBOBO ni umutware ibintu muri karitsiye yagize ababyeyi bamubonye GIHOBOBO bavuze induru abasaza bamubonye GIHOBOBO bavuze induru ariko hano urubwira ngo ngeso ngo ubugari ni bushya mutera inda ngiye kanishe ayitwaye telefone ayitwaye biza imisozi wangendesheje ngenda kwame essence sijemo ngiye rwa rutabura abo bantu bose numva ngo bamuyobya bwenge ngo bacuruza ibyo bwenge sinshaka kubyumva mu gihugu cy'u Rwanda ngiye ugatese Gani ndaryama ntariye cyemeze kamanzi abantu bose bigira abahatari bashaka kurya ibyanjye ngo bameze nta muntu ugeze urya ibyanjye ngo ameze ngewe muhatari abana mwese musuzugura abantu babaruta imana izabahana kesi ko namuhuriyeho n'akaka yasakuje nanamuhunga ahubwo se hano kanumva inzara imereye nabi ntabwo umuteka ni muryo nje nare natetse kandi mu nkono haraye ibiryo nare natetse gute nkono ubu nukuva ko mu nkono harayemo ibiryo umusaza ararubusa bose wowe nasoni bijuri kwita n'ijyo kwita ingarisi nasoni uza ubwenge afite wowe uza akazi twakoze uza amashuri nise ngewe utinyuka ko yita ingarisi peti nundi musi wowe nanagushakaga none ndakubonye we mbwira nawe icyo nshakira boss nari nje none ngo duhige wa mu ndakubye se ko nyene bufasha Sha Amerika ndendere ndumva ufite ubukene kundusha RedBlue JD. GIHOBOBO yabaye GIHOBOBO aho nyuze hose bavuga GIHOBOBO kandi nta muntu umuvuga neza ni ubugome gusa umva icecekere n'inzu nari naramuhaye ubu nayishyize muri mupangayi ariko aho tuzahura hose azayama ha muze none se buriya waje nko kumurega kuri RedBlue ntibagisha badufasha ha wenda wowe ugiye byakumvikana naho gihe yarampejeje sha muze reka mbe ngiye ariko uko biri kose niduhura nzi neza ko nzamwitendekamo kamaye telefone yanjye igendere mukobwa mwiza ariko ushatse wansigira nimero yawe maze naza gutanga kumubona nkaguhamagara ngaho za telefone nyiguye nta kibazo uzi telefone nayo akira muze nimero yanjye ni ngiyi rero nitwa Liza witwa Liza nuko Liza we ngaho ro muze urabe wiri bo ngaho igendere wihangane naho giye nakuyeho hariko GIHOBOBO yabura umuhete mutsindwa ura mwana mwiza aho ko yapfushije ubusa akamuhemukira ariko mwihorere araza mbonerwa bukwisi ntamaye akanimero ndaje mwereka ko ndi umusaza ndi nyine twavuganye se nahanza kugakorera peti ntabwo nake ko ngomba gukora akazi kanjye bikunyumva ahubwo gahunda y'umunsi ukuntu imeze teye gute se ubu ngubu tugiye kubwiriza reka njye kubwiriza ntabyo nzi peti ujye ungabanyaho ubugoryi nimvuga kubwiriza ujye wumva kwiba ngiye kanini ngiye niba peti uzi ukora igicucu ntabwo wakwiba se nutiba nzaguhembera iki cyangwa nzaguhemba yavuye njyewe rero wambwiye ko ugiye kumpa akazi ko kujya nkurina nkakubera bodyguard nibyo twavuganye gusa nta kindi ariko bodyguard undinda ntabwo ntiwishoboye ntiwibashije gusa ndinda we nakubwiye ko tugomba gukora akazi ukareka ibintu by'ubugoryi rero ngiye niba arebyo ntabwo nakora rwose singiye kwiturira amageragere utakuze uko ugifitemo ubugoryi ugabanye ubugoryi cyangwa ite nk'urundo hano hasi bikunyumva mageragere se aba hari se abantu ntibarya bakarya mara wumva hari wapfuye ngo nuko ari mageragere wahatinya utatinya urundi ugomba kujyayo uri kunyumva neza hari iriya ni inzu y'abagabo yubakiwe abagabo buri mugabo wese agomba guca hariya byanga bikunda rero ugomba kujyayo kandi ukazanagirayo ubusa ariko uzi kumara igihe kingana kuri ahantu hamwe uba ahantu hamwe hadahinduka ahantu hamwe hadahinduka sibyo nibiki akazi karakunaniye wiciraho ugende nakubwiye ko uzajya uhagarika abantu ujya nkaza nkababwiriza saha niba ari ibyo ngiye nzabikora ariko nizere ko nta kindi ari ibyo nzakora gusa sinakubwiye ko ugomba ko mudakore nk'abapasiteri gicucu gusa peti ntago wumva
gusa hano ndabona ari n'umukobwa uje reka noneho tumuhagarike tubarebe umva se ahubwo ko utangiye kumenya ubwenge nta kibazo reka nze tumuhagarike Basista ngena hano mbwira Bitese Ni sawa? Urakoze cyane rwose kumaze kubaga kumwe Abuze umuntu yakumva uri kuvuga ngo nabaye inkumi ko yakwita umusazi uravuga ngo nabaye inkumi se wowe unzi jewe ngenda kuzi cyane rwose kuva kera uri umwana uretse no kuba uri umusazi uri n'umubeshyi wowe unzi he none se sister wakusubira kandi ahubwo si uhera aho ngaho ukavuga ko ikora ibyo ukeneye kunsaba ngaho mbwira ibyo ushaka nasobanije agatelefone nkahamagara twarabamenye wasanga nawe ukorana na GIHOBOBO ujye wose nuhe ko njye numva nanamuzi umutipe wanetse umutwe akantu telefone yanjye ariko aribesha azafatwa kuko abamuhiga ni benshi bamuhanya ko numva ari umugome nga basi niza agatelefone nkahamagara ngutize telefone yanjye nawe wicikana ugende ntabwo naguha telefone yanjye ibyo byo byibagiwe Pastor yo petit dore ngo nanatonye mu cyo ngwino ubwirese ndabona ari danje uwo mureke mwara mureke afite ibyaha byinshi reka yikomereze ibyo se byo ni ibiki bigendere ndabona urakotse dore urakotse uretse ko none nari nsanzwe ndokotse Pastor nawe ndanje ko telefone wari ukazajya wongera gukusanya ibintu by'ubukora cyane mu kazi uri kumva yego sister umwe nabwirisha agafone ejo bundi Pastor ndabyumva petit ntuzanye kuzana ubucucu hano mu kazi uri kumva petit ntase nawe buzane imikiro mu kazi ushyira n'akazi nta n'isoro ufite wowe Chaka Pastor none yagufata ari kwita kuraburiza nawe bashobora muraburiza ugamba mu bucucu bufite ubu uracyatekereza uko nguko ako mureka agende turabona ariko ndi mbona ukazana ubucucu peti yangu peti noneho nta mikino na aka kazi dukora ntabwo gasaba kuzana imikino cyangwa impuhwe ni uburakari njye narababaye njye mbafite uburibwe bwanjye bwa danje bwihariye urazana imikino itanga utamaraza Pastor ntagongera kuncika nanjye ndahita yeni tayari rwose anje ndagiye gate sinakumbaza mubwire ko nje ku muhanda nje nse gukiri kumubeshya wowe umwana nta kintu ubuze akira amafaranga uzakoresha neza mu gihe naraza nse ko mbona ugiye nk'ucitse bimeze bite ejo yaje kunsaba amafaranga y'inzu kandi urabizi ko twari kwishyura ejo urabizi rero kuri mugore namukira none se iyo umubwira ko utarayabona ntabwo yakumva akanyira mwibagiwe uriya mugore n'ukuntu yishyuza kuba akanyira mwibagiwe sawa nyine ubwo nshimye ko ugiye ngewe usigaye ntabwo byamukira kabisa nakomeza kuza kugutesha umutwe nyine jya umurebesha inyanza ndumva bitoroshye none se uzagaruka ryari nzagaruka kuwa gatanu kwemeye kuwa gatanu hose icyumweru oya ayo mafaranga uzakoreshe neza nakoresha nabi ibyo birakureba nta yandi mfite sawa genda ubwo nibansohora sinzi ko bizagenda kabisa ariko ubu kuva wava Burundi nuramenyera ubuzima bukakaye uzi ko wagira ngo ndi mama uri gutakira sawa ugendere mwoye Pastor yo cyakijariya harani sister karibu rani sister gaski Sister wawe udakora ishyano hoy niwe dore cya sister ndagas niwe yo cya sister asola uri sister ye sister dore ye cya sister cyabaye gisire ndagas ariko rero papa nuko yitaye agasare urugo rw'ukuntu rwabaye nyangara ndagasa ari mere yabayeho mora arandahuriza nanjye ndakangura sister yabaye gisire cyakoze nayima nyine akabara nawe nyine ndabona ku gisasi nyine
papa yari umurasita warayi nawe cya gisatsi waramukurikije cyakoze warayi nawe yararaburije bahari nawe babashikagurika ndakasike ase warayi sisita kugenda nje no kukureba ako Gihobo reka nkubwire ugeze habi n'ukuri usigaye wiba n'abakobwa bakundegeye se ese wanabona nabaho nakagura se wanayimere ko yambabaje ako Gihobo uzi kuri umukobwa wibyara inshuti yanjye nase n'abandi ufite mani ibishiti zawe ngo nkubitize iyo link nanjye nje niberaho neza cyakora reka nkubwire Gihobo wabuze ikintu wakora wahisemo kujya wirirwa wiba abaturage b'abandi ariko sister we nuko uvuga je nta nubwo ndi no kuyoka fu uwo mubebe uri kuvuga je nta n'uwunzi namwibiye hese sha Gihobo ubwo wageze muri quartier bacanire ntawe uzakira induru zawe je pasta Gihobo rwose Gihobo nonse none wabaye pasteur je na diakoni wanje tubirimo neza ubu twe abantu ba mbere turi gutanga ibibwiriza ahubwo namere n'umubona umubwira uti nimufata nawe nzamuha ikibwiriza ntabwo nzamuzungira Gihobo twavuze byinshi ahubwo uzaze mu rugo ryari kumama ntabwo nagaruka kwa mere kora iki se rumva ariko n'ubundi ko yandaburije yamubagije nabanze gukora iki Gihobo atakwirukana wari wamumazeho utuntu twose kandi ari nyoko wakubyaye neza arashakira ikirajya gorogere mwemeze se namwemeza rero njye narababaye Gihobo wibe na mama ishakoshi kandi ubwo wari uzi ko mama atabizi nese ujya kurisha nihera ku rugo nabanza nkarya ibyero nkajya no kurya iby'abandi nawe niwibwire gutya nuko mbona naguhereje nawe sinabura ikintu sinabura n'akagasaha nakagukura sinabura amatara ahubwo Gihobo wari ibintu nibutse bakubwire genda ubibaze nyoko sister we mere yaragendesheje cyakora Gihobo famiye yose irazimye ndagaswe wapi mba nahejeje buriya nyine kugira ngo atazagenda neka buriya barimo kuneka nawe genda nishonje wamaze nese nzankora akazi ntarya oye kurya mwana kurya umuntu arya yakoze no si wakoze iki umva Gihobo umwana araje ngiye gukora umuti salama sister wanje Salama umva sagara nkubwire sewe kumagarika none se wandangiye hano urusengero hano hafi si umuntu wambaye gutya ajya gusenga none se umusenza sate umusenza asa nkawe sister bite byase ko numva uri gutukana iyo umuntu akubajije ubusa namusubiza ubundi pastor ngwino bwiriza rero tubonye umuyoboke ndabona afite na cyabira cyiza mu ntoki cyabira cyiza mu ntoki Gihobo sheri pote mon amour maramia yo mayani yo imisi myinshi biteze nje nabaye pasiteri kabisa kuva ryari nabaye umukozi w'Imana ubu ngubu nabaye umukozi w'Imana ubu maze igihe naragiye mu mahugurwa ya Bibiliya mu bihugu byo hanze ubu bwa bujura n'iki byose warabiretse uheruka inzira mu kibyo byarangiranye na kirya gihe nakirese nk'umwami n'umukiza ngo bari uyobora ubuzima bwanjye Imana ishimwe rwose amina ndi kumwe n'umudiyakoni wanjye hano nawe nta kibazo cye ntari birye nawe kabisa se umudiyakoni wawe ko mbona asa nk'imbobo oya ntabwo reba ukuntu yambaye avaze udatuka umukozi w'Imana oya rwose niko bimeze Imana ntabwo ireba ibyo umuntu yambabwira mu mutima w'umuntu upfa kuba usenga gusa oya rega kariho karavuga
aya ntacyo nari buhubwo ngwino twigendere usundi se warumbuye ngwino reka tujya hehe wibagije ibintu wankoreye urabyibagije oya kandi nkubwiye ko nakijijwe byose byarangiye warakijijwe byararangiye kabisa nta kibazo kigihari biriya byose byarangiranye na kirya gihe ntabwo bizongera umva reka nkubwire usibye ko nakubabariye nta kindi kintu nanone nakora nyine ko narakubabariye sana hari nimuze twigendere RedBlue JD.